ukuntu byagenze hano Yongwe agira ntabwo agira ukuri ntabwo agira ukuri rero kugira ngo njye kumurengana uko yamaze kumbeshya inshuro nyinshi ambwira ati uyu munsi uze tuvugane amafaranga yawe ndayaguha gutya na gutya hakaba n'igihe mfata moto nkajyayo yanyijesha ibitangaza akambwira ngo hari ikibazo cyabaye kuri konti amafaranga narenze kuri butaha uyatahanye ngo ariko ntabwo abonetse namubwiye nti rero iyi mikino ntabwo nayivamo pe. Amafaranga yamusigayemo ku bibanza, hari amafaranga yamusigayemo ku modoka. Ibyo rero uwo muntu nibyo yaje gukusanya ajyana muri RIB. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu bakurikira Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubaha umugisha cyane. Ngira ngo urugendo rwacu mbabwiye ngo rurakomeje, ruba runakomeje nyine kandi aho ruba rwerekeje abari ahantu heza cyane. Ndi kumwe na Jerry, Jerry yo hari ubwo tuba dufite Rwanda Gospel Show naho mujyeho banze mumushyikire mukore subscribe ibintu bigende neza cyane. Turi kumwe kandi na Karabo k'Imana ndetse na Jado nabo barahari ubwo Monde Stone TV naho mugende mushyikire Karabo kugira ngo bigende neza cyane. Ikiganiro tugiye gukora ni inkuru tuzanye zitari ivumbi. Ngira ngo hari uburyo abantu bajya kuri social media ngo bigenze utya nta kimenyetso na kimwe cyangwa se nta proof bafite. Ngira ngo itabwa muri yombi cyangwa se ifungwa rya Apotre Harerimana Joseph wamenyekanye mu mazina Yongwe cyangwa se Nyiri Yongwe TV cyangwa se Nyiri The Vibe ubwo ni YouTube channel. Ngira ngo ni umwe mu bantu ifungwa rye ryavuzwe cyane kuri social media, ariko ikibabaje nuko abantu bari kuza bakavuga banabeshya, bakavuga babeshya, bakabeshyera inzego ngo dusanze bimeze utya ngo ibya. Ngira ngo icyaha akurikiranyweho umuvugizi wa RIB Bitseri Dr Murangira Bitseri ngira ngo yabigarutseho arabivuga. Hirya ya biriya bintu rero yavuze abandi bantu bari guhimba bakazana abantu ngo umudamu ngo afungishije Yongwe, ngo umuntu afungishije Yongwe. Man, iyo umuntu nuvuga ngo gufungwa wenda tubitangirira aho ngaho. Ikintu bita gufungwa, ikintu bitagereza ni inzu nguvuga ngo anytime umuntu wese w'umugabo yakwisangamo cyane atarebye neza. Reka tuvuge ko wenda tutakishimira ko mugenzi wacu yagiye hariya. Gusa nabwo nyine nimba umuntu akoze ikosa ugomba kuhisanga kugira ngo ugororwe cyangwa se mu gihe hakiri gukorwa iperereza. Ni ukuvuga ngo Apotre ibi bintu byose biri kuba hari gukorwa iperereza. Kandi iperereza bishobora gusanga ari umwere, haba hari amahirwe menshi mu gihe dosiye itari yashyikirizwa ubushinjacyaha ngo bumuhamye icyaha buvuge ngo dusanze afite iki cyaha akatiwe. Niyo mpamvu bakoresha ngo arakeka. Niyo mpamvu baba bavuga ngo arakeka. Abantu rero bose bari kuza kuri social media mukavuga nawe ibyawe bizitabirwa, kuko ni ukuvuga ngo anytime ukicara kuri mugenzi wawe. Nibyo koko arakekwa, kandi ko bakeka ubwo wenda hari uwamutanze, hari ibimenyetso yatanze biba bigomba gukurikiranwa. Nicyo ubushinjacyaha bubereyeho bugomba gukurikirana kugira ngo haze kugaragara ikintu bita ubutabera ku mpande zombi. Ngira ngo rero twebwe tuzanye amakuru atari ivumbi nibyo njemo kugira ngo njye na Karabo tubiganireho. Karabo ngira ngo Apotre ni umuntu wagiye ugaragara cyane akora ibiganiro byinshi kuri YouTube ariko akagaruka ku ituro. Ngira ngo kuba Apotre ari we muntu utinyuka kuvuga ku ituro si uko ari uryakira wenyine. Apotre Gitwaza yakira ituro,
Apotre Mignone yakira ituro, ba Ntambara bakira ituro, abantu bose dufite abo muri ADPR bakira ituro, Kiliziya Gatolika baratura, amadini menshi cyane hano ngira ngo abayeho kubera ituro. Erega biri no muri Bibiliya. Yego. Ndumva ibyo bitaba abantu rero bari kubisanisha n'uburyo Apotre Yongo yazaga akavuga ati ngewe njya amaturo, nakoze ubukwe mu maturo, nagize ite mu maturo, ngira ibyo bintu nibyo abantu bari kugenda bahuza bagasanisha n'ibyaha bishobora kuba byarafungishije cyangwa se byaratumye atabwa muri yombi Apotre. Ngira ngo ibiganiro byo ni byinshi abantu bari gukora, ariko ni ukuvuga ngo buriya ntuzajya ujya gukora ikiganiro ku muntu mu kuvuga jya uvuga uziga. Kugira ngo wenda n'abantu baze kuva mu rujijo, ndagira ngo tuze kubakinira amajwi mu kanya gato kari buze. Yego. Mfite amajwi y'impande zitandukanye, mfite amajwi y'uwampaye nimero y'uwafungishije Yongwe. Yego. Turaza kugira ibyo tubabaza kugira ngo tuze kubikiriyaringa. Yego. Mfite n'amajwi y'uwo muntu wafungishije Yongwe. Y'umuntu wafungishije Yongwe. Nimero ze ndazifite. Yego. Ubwo n'ubwino dufite utari busanga hano ngira ngo turaza no kumuvugisha muri iki kiganiro. Turamuhamagara. Yego, turamuhamagara. Ariko nanone impamvu nkoze iki kiganiro, mu by'ukuri Yongwe twakoranaga ibiganiro abantu bajya bibona twese. Yongwe ngira ngo nta mu YouTuber hajya apfa kwima ikiganiro kereko utakimusabye. Ariko nanone nuko ndi kubona abantu bose bameze nkaho babyishimiye. Kubundi bari baratinze kumufunga ngo amaturo y'abantu yariye, ngo nabandi ngo bagiye kuzana ibindi. None se hari uwigeze abafata amaboko ngo ababwire ngo mujye gutura hariya? Nibo bayituriye ku giti cyabo. Ituro riremewe. Nimba ibyo bavuga ngo yagiye abesikoroka ngo akabarya amaturo, nimba yarabesikorotse mukabyemera, ni mwebwe njije ntago ikibazo ari Yongwe. Ariko sinzi neza kuko uri umuntu mukuru bagushuka gute? Bagushuka gute? Nimba umuntu agushuta akakurya amafaranga kuki uvuga ngo yakwesikorotse gute? Umuntu akwesikorokora umuntu ufite imyaka nk'iyo ufite. Ngira ngo wenda abantu turaza kubimenya neza. Abantu nibareke no guhita bahimba icyaha. Kuko icyaha Apotre afungiye cyangwa se akurikiranyweho, ngira ngo umuvugizi wa RIB yaragitangaje. Ariko abantu bari kuza bari kubyita ituro, kandi ngira ngo mu itangazo rya RIB umuvugizi wa RIB nta turo yavuze. Wapi? Yavuzemo ibintu byo kwesikoroka. Yega njye makuru yose ndafite. Gusa wenda reka nkusabe nk'umuterankunga wanjye, buriya nkwemera nk'umuterankunga, mbanze nshishiremo akantu ko kwamamaza abantu bakeneye Provisoire Mugane Mwarimu Kerema. Uyibona hagati y'iminsi n'iminsi 7. Ikindi umwishyura nyuma wayibonye. Perimeyo uyibona hagati y'iminsi 14 n'ukwezi, umwishyura mbere. Ukeneye nimero ya Mwarimu Kerema muhamagare kuri 0788483722 muhamagare rwose, arakwigisha neza, yize ibintu bya education muri kaminuza. Ndumva ari ibyo. Nawe muntu wa mbere wangira icyizere cyo kwamamaza, nibwo bwa mbere natangiye kwamamaza. Rero yambwiye ko abakiriya barimo baraboneka kandi barimo baranambwira ko abamuganye ko yigisha neza. So ku bintu bya Yongwe, kubyendanye na Yongwe rero ndagira ngo mbwira abantu ko abantu benshi barimo gusesengura kuri iyi nkuru ya Yongwe, barimo kubabeshya. Nta fact bafite, nta makuru bafite. Amakuru ngewe ngiye yafite. Abantu mukurikira Yongwe TV na The Vibe mujya mubibona ko nkorana ibiganiro na Yongwe. Mfite n'amajwi hano mpamagara ngo Karabo ngo ngwino dukora ikiganiro. Ndayafite hano ya Yongwe. Ni inshuti yanjye byatari. Rero Yongwe akimara gufungwa, ngewe nahise menya amakuru mbere yuko abenshi bayamenya, kuko nese mpamagarwa n'abantu atandukanye. Wabimenya ko inshuti yawe yafunzwe gutya na gutya nyine barambwira. Nyuma rero nza gutohoza amakuru, kuko Yongwe bamuteye muri yombi ntamenye ngo azize iki. Nza guhamagara umuntu w'inshuti ye. Muhamagaye arambwira ati Karabo, Yongwe ikintu yazize ni iki n'iki, ariko sinshaka ko biza kujya kuri kamera. Niko yambwiye. Yakubwiye ko yazize iki? We yarabimbwa, arambwira ati sinshaka ko ibi bintu uza kubijyana kuri kamera. Ati ngiye mbikubwiye nkanjye nk'umuntu nzi ko uri inshuti ya Yongwe, ariko sinshaka ko ibi bintu uza kubijyana kuri televiziyo. Ariko nanjye ndareba nsanga abantu benshi bari mu rujijo, kuko Yongwe ntahari. Aho Yongwe atari rero dukwiriye kuba duhari tukamuvuganira ibyo adahari ngavuge. Ibyo bari kubeshya.
ibyo bari kubeshya, kuko hari abantu benshi batangiye kubigira ubucuruzi. Kubera iki? Yongwe yateye imbere mu buryo abantu benshi batabyifuzaga. Akimara gutera imbere bareba ibintu buririra ku maturo. Yongwe nta muntu yigeze afata mu mufuka ngo amubwire ngo amwambura amafaranga. Yongwe yakoresheje ijambo riri muri Bibiliya yemera gutanga icya 10 n'amaturo, kimwe mu 10 n'amaturo. Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo nimba mushaka imigisha, ndumva iryo jambo ririmo, munzanire kimwe mu 10 n'amaturo nanjye mbagomororera imigisha. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Rero ibyo bintu abantu benshi barabyirengagiza, bakaza bakataka Yongwe. Yongwe siwe wanditse uriya murongo uri muri Bibiliya, kandi ikindi siwe waje kubakura amafaranga mufite mu mifuka cyangwa mu masakoshi, ni mwebwe mwayikuriyemo. Ndagira ngo icyo kintu abantu benshi murimo kuvuga ko Yongwe yazize amaturo mu gikure mu nzira. Sinacyo, kuko na leta ituyoboye yemera Imana kandi yemera Bibiliya. Icyo kintu uracyumva Sam? Ituro nta hantu riri mu byaha. Ndagira ngo mbibwire n'abantu badukurikiye, iyo leta yacu ituyoboye yemera Bibiliya, ikemera n'ibyanditse muri Bibiliya. Ntabwo leta yacu irwanya umuntu rero wakituro, kuko biri muri Bibiliya. Ntabwo ituro ryakwa na Yongwe ryakwa na Bibiliya. Ibyo rero tubishyira ku ruhande. So ikintu Yongwe yazize rero nicyo tubazaniye. Mbibabwira se ibyo bintu se byo yazize? Ndeka mbanze mbibabwire, niba tangira kwizigiza ndabazanira ibimenyetso hano. Dore iyi telefone ibibitsa amabanga menshi. Kandi iki kiganiro mu gisharinge, ibyo bintu byanyu byo kujya mwiherana amakuru ukajya ureba ibiganiro wenyine by'ukuri ukabiryamana ngaho mu gitanduri cyangwa muri office cyangwa oya, mujye mubisharinga abantu, kuko nitwe tuba dufite amakuru ya nyayo y'indani. So Yongwe rero ndagira ngo mbwira abantu ko ikintu yazize gitandukanye n'ibyo abantu babwiye. Hari abantu nagiye numva bavuga ngo Yongwe ngo yazize televiziyo ngo ya Bishop Rugagi, ngo yaragiye ngagura ibikoresho na Bishop Rugagi ngamusigaramo amafaranga, ngo ananirwa kuyamwishyura, ariko kubera ko Rugagi yarari hanze ngabura uburyo bwo kuyamwishyura. Ibyo bintu sinzi mba wowe wabibonye. Baravuga ngo rero ngo kuba Bishop Rugagi yageze mu Rwanda hagashira igihe gitoya bagahita bafunga Bishop Apotre Yongwe, ngo ni kigaragaza yuko ari Rugagi ngo mufungishije. Ntago ari byo, ntago ari Rugagi mufungishije. Ngiye Rugagi twavuganye ari muri Tanzania, ubu tuvugana. Navuganye na Bishop Rugagi, navuganye na mwarimu we. Mu byo Apotre Yongwe yazize Rugagi ntago arimo. Mureka kwihwisa ibintu by'amagambo bidafite ishingiro, abantu rwose mugenda muvuga nabi abakozi b'Imana. Ntago ari byo. Ikindi hari abagiye bavuga ngo yazize ngo ibintu ngo by'umuntu ngo yaba yarariganyije ngo amafaranga, ngo bamwe bakameshoninga ngo miliyoni runaka. Ntago ari byo. Abandi bari kuvuga n'amaturo. Ibyo by'amaturo byo si ibyo rwose. Ntago ari byo. N'amafaranga nta mafaranga, wenda nimba hari uwa yarimo simbizi, ariko ntago Yongwe afunze kubera ko hari umuntu yimye amafaranga. Ideni ntago barifungirerega, kereka yuri hakana. Ideni wemera ugatanga n'igihe uzaritangira, ntabwo barifungira. Okay, dore rero Yongwe ikintu yazize. Yongwe ikintu yazize ni umuntu baguze imodoka. Uwo muntu baguze imodoka bagura n'ikibanza. Noneho ari imodoka yamwishyuye amafaranga amusigaramo make, ariko makeya y'abakire. Urumva imodoka nimbiri hejuru wenda miliyoni runaka, make amusigaramo urumva ntago abana amafaranga make. Ku bakire ni make, ariko kuri twebwe tuba twumva ari menshi. Ubwo ku bantu bari basanga babizi, ngira ngo murabizi ko n'ubundi Apotre Yongwe hirya yuko ari umushoramari mu bijyanye n'itangazamakuru, acuruza n'amamodoka. Voilà, hari n'abantu batari babizi. Yongwe hari uko nashobora kugura imodoka nimba yiguze miliyoni 50 akayikugurisha wenda miliyoni runaka, nimba ari 60 nyine gutyo. N'urugero, si n'urugero nyine acuruza amamodoka. Yongwe rero ako kantu kabayeho ko kutabasha kwishyura uwo muntu amafaranga yose y'imodoka, niko kamubyara ikibazo. Ariko si imodoka yonyine, uko nabibabwiye harimo n'ibibanza. Ntago mvuze wenda ngo ni ibibanza bingahe, ni ibyo bintu byamubayeho kuri uwo muntu umwe. Bari bamaranye n'igihe bakorana, hari amafaranga yamusigayemo ku bibanza, hari amafaranga yamusigayemo ku modoka. Ibyo rero uwo muntu nibyo yaje gukusanya ajyana muri RIB. Ajyanye muri RIB
bimara n'igihe kinini uwo muntu azi ko nyine byarangiye n'uwo muntu wamuripotinze muri RIB yari yarabyihoreye ariko ndagira ngo mbabwire ngo icyaha ntigisaza. RIB rero nibwo yaje kubigenzura irareba babona yuko guta muri yombi Yongwe cyangwa se kumuryoza ibyo bintu ari ngombwa, nibwo baje kumuta imufite kugira ngo igire ibyimubaza. Ntago hariya ndagira ngo mbwire n'abantu ko hariya ntago ibyaha biba byamuhamye, kandi nanone ntago Yongwe ntitaye mu bwacu cyangwa mu kanya ugahita ubona ntago Yongwe ari hariya nk'umuntu uhakana yuko ibyo bintu atabyemera. Niyo mpamvu we buriya bamuhamagaye nyine kugira ngo ajye kubikonfirma neza. Yongwe arabyemera, ngiye mu makuru mfite nuko yemera yuko ari mideni uwo muntu, ahubwo uwo muntu yananiwe kwihangana aramuripotinga muri RIB. RIB rero nk'urwego rw'ubugenzacyaha kandi rutarobanura rwakoze icyo rushinzwe, rwakoze icyo rushinzwe nyine. Bahise bamuta muri yombi, nabo nta kibazo tubafiteho. Ibyo bakoze ni ngombwa biranakwiriye. Apotre Yongwe kagende asobanura uko ibintu bimeze, ariko icyo nakwiseza abakunzi ba Yongwe bakunda Yongwe by'ukuri nuko nta gihe kinini ari bumare hariye. Oya, nta gihe kinini amara kuko biroroshye cyane. No mu makuru mfite nuko umuntu wamufungishije barimo kumwigisha bambwira ati wowe sabira imbabazi Yongwe, wenda baguhaye naya ibintu birangire. Mu by'ukuri bari muri process yo kugira ngo Yongwe agaruke. N'umuntu kugira ngo n'abantu mumenye uko amakuru mfite afite fakti, umuntu urimo uraganiriza wafungishije Yongwe niwe nge nahamagaye ampa amakuru yose. Umuntu w'inshuti wafungishije Yongwe niwe wampaye amakuru yose. Noneho niwe wanampaye nimero z'uwafungishije Yongwe, turivuganira kuri telefone, amajwi ari hano. Hari n'abantu bavugaga ngo ni umusaza, abandi ngo ni umusore. Oya, umuntu wafungishije Yongwe ni umubyeyi, ni umugore, ni igitsina gore. Mudakomeza kugenda mubyitiranya ngo Yongwe ngo wamufungishije. Oya, ni igitsina gore, ni umugore. Yongwe yasigayemo amafaranga, rero uwo mugore ananirwa kubyihanganira amufungisha. Tutari twabasha kumvisha abantu ibintu mwavuganye ko nanjye ntabyo nzi. Bivuganira nyir'ubwite umvaga afite izihe gahunda? Mvugana n'uwo muntu wafungishije Yongwe yambwiye ko we atifuzaga ko Yongwe afungwa. We ngo yahamagaye Yongwe kugira ngo amwishyura umwenda murimo. Noneho Yongwe ngaramubwira baramubwiye ngo nabazi mubi wabo ngo bamurimo, ngo nabazi mubi wabo bakurimo, ngo ahubwo ngo uzaze nkusengere. None arambwira ngo yaramusuzuguye, arambwira ati Yongwe kucya nsuzugura, akambwira yuko mfite abazimu bimeze bite. Tigiye rero nabonye yuko arimo arankinira hejuru y'amafaranga yanjye, kandi amafaranga narayakoreye bimvunye, mitamo kugira gute kuba namuripotinga. Ngiye nayo makuru niherewe. Nayo uhera, ariko ubundi wamuhamagara kare cyo tuba tugomba kwereka abantu. We muhamagare, natanifata dufite amajwi hano. Reka tumuhamagare. Twe tuba dufite amakuru menshi kandi meza. Iyi nimero ari gukoresha ibaruyeho Joseline. Muraho neza Jose? Muraho. Uri kuvugana n'umuntu bita Gakire, Samu Gakire. Amakuru dufite avuga ko ari we muntu ushaka kuba wafungishije Apotre Harerimana Joseph. Ni ukuri kubeshya ibintu? Bari kubeshya ngo igise. Bari kubeshya ibintu bya Apotre intumwa y'Imana. Baramubeshyera iki koko? Intumwa ko yaruyisizemo hari ahantu kuko wamugaruye agakora umurimo w'Imana ko tuzakwishyura. Ni ngutumero ni ngatunga ese numve ko najugunyamo make. Ntabwo ari amafaranga menshi, ni amafaranga 700. Hapo ayo ngayo turayaguha. Yafe nyine. Ayo turayaguha rwose. Yafe nyine. None subu hari icyizere cyuko se bari bumurekure? Ubu kandi wasanga umamagaye uri mu kiganiro.
abaza abanyamakuru ntakonje. Reka twiganirire mukobwa wanjye. Umva? Reka tuganire mbwira. None se nta nyine biriya bintu rega n'ubundi mana yanjye. Ubwo ubundi tugomba guhura tugakora ikiganiro. Tukagikorera hehe se? Tukagikora ugasobanurira abantu ibintu uko byagenze. Nsobanurira iki nkababwira iki? Sha biriya bintu. Ibintu muri kubaza ni ibiki? Nose ubundi wabyorohe. Ndi kubyumva muri kumpamagara ubundi mwumbaze. Wabyoroheje koko. Byoroheje pe. Wabyoroheje. Kuko nanjye noroheje. Yego. None se wabashije kuganirizwa basi n'abantu bo hafi ye bemera ko hafi ye? Abanganiriza se ntabwo ndi kumva ikintu twaba turi kuvugana iki? Uri kuvugana kumbaza ikijyanye ni abantu bari kuvuga ko ari we muntu nyine wafungishije Apotre. Asesa ntabwo uzi? Ndakuzi nyine. None se ibyo bintu ayo makuru wawe ntayuzi? Ayo makuru ngiye ntago nshaka kuyamenya, nshaka kukwibariza. Buri wese aho bigeze buri wese avuga icyo ashaka. Afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. Ndi kukwibariza nka mushiki wanjye Joseline. Nka Joseline mushiki wa ako Joseline. Ashaka kuvuga sheri. Impamvu ndi kwanga kuvuga ibindi bintu byinshi kuko turi mu kiganiro. Ndi kwanga kugira ibindi mvuga ko ngira ngo ko mamaga uri mu kiganiro. Warubizi. Ngira ngo wenda ndekana nabivuge Joseline, ngira ngo ninjye muntu namuhuje na Apotre. Rero ntabwo ari wowe gusa kuko yego wamuhuje na Apotre, ariko mbere ngiye nagiye haya kubera Jerome Mugabo TV 10. Yego. Ishusho asiga akora. Yego nyine ubwo niyo mpamvu mpese mwibuka kuko asiga bakwishusho. None reka ibyo tubireke. Biravugwa ko Apotre ari we muntu waba wamufungishije. Icyo ni ikinyoma cy'abayose. Ntabwo ari wowe. Ariko nawe akurimo. Muri katse bitware gutya. Yego. Biri kuvuga ko ari ngi bamufungishije ariko ntabwo ariko bimeze. Yego. Icyambere. Ibintu mujye kunjyana koko. Oya ari. Icyambere. Twebwe nkanjye namureze muri labor inspection mu karere mu bugenzuzi bw'umurimo. Ntabwo kiriya ibyaha akurikiranyweho ntaho bihuriye n'ibyanjye n'ibyo namuregaga. None ibyo wamureze ntibe. Ikindi cya kabiri ribu nta bubasha ifite bwo mbese nta bubasha ifite bwo kuba yagira ubwambuzi. Twebwe twayiregera ubwambuzi. Byo tugomba kubiregera muri kifu mu bugenzuzi bw'umurimo. Niko njye nabigenje. Ni ukuvuga ngo ibyo nigeze ndegera muri ribu sinigeze nanakandagirayo. Ni ukuvuga ngo ibyawe nabyo biri inyuma. Cyangwa abo mu bugenzuzi nibo babajyaniye ikirego. Oya. Yo ukuntu dosiye yanjye ihagaze. Yenda nabo turi kugerageza kuvugana. Ariko ntabwo ari njye wamufungishije. Njye urumva namureze ku ndabyita ubwambuzi. Yego. Kuko ntabwo yampembye. Ndamwishyuza amafaranga 697 ni 70 abura mu 300. Yego. Ubwo 700. Ni 700 abura mu 300. Rero ukuntu byagenze hano Yongwe ntabwo agira ukuri. Rero kugira ngo njye kumurega nuko yamaze kumbeshya inshuro nyinshi. Ambwira
arambwira ati uyu munsi uze tuvugane amafaranga yawe ndayaguha gutya na gutya hakaba n'igihe mfata moto nkajyayo yanyijeje ibitangaza akambwira ngo hari ikibazo cyabaye kuri konti amafaranga narenze kuri butaha uyatahanye ngo ariko ntabwo abonetse namubwiye nti rero iyi mikino ntabwo nayivamo pe yo kuzajya nkora nyina nawe wagira ngo ni pusi n'imbeba biri kwihishanya namubwiye nti rero ngiye kubijyana mu buyobozi njyewe nabajije posesisi binyuramo bambwira ko bigomba guhera mu nzego zo hasi mu bugenzuzi bw'umurimo ariho mu karere ka Gasabo niho namuregeye muheshyira kominike ya mbere hari ikiganiro nabonye bavuga ngo Yongwe yagiye yanga kunsinyira aho ngaho mvuze ko Yongwe yagiye yanga kunsinyira aho ngaho naba mubeshyeye rwose nta munsi n'umwe Yongwe yigeze yanga kunsinyira kuri kominike namushyiraga yaransinyiraga agateraho kashi nkagenda tugategereza itariki yo kuza kwitaba ntaze kwitaba kominike ya nyuma yagombaga kwitaba ku itariki ya mbere yo kwa munani itariki ya mbere yo kwa munani ntiyaje ndamuhamagara yanga kwitaba mu bugenzuzi bw'umurimo baramuhamagara yanga kwitaba igihe anyitabiye yambwira ngo ndi mu kiganiro ahita kupa icyo gihe bambwira ati kora iki kominike zose nta n'imwe yigeze yitaba igikurikiyeho ni uko twakohereza mu rukiko rukuru cyangwa se tugerageze tuguhereza indi kominike ya nyuma turebe ko yo azayitaba ndeba ndavuga nti izindi kominike zose nta n'imwe yigeze yitaba hari naho najyaga kugira yego ansinyire bigasaba ko mbona banje kumekinga sure ko Yongwe ahari nkamufatiranya gutyo mu nzira agiye nkabona aransinyira rero ndavuga nti nimushyira indi ntabwo ari wisiba ntabwo ayisinya ndamubwira nti rero mwebwe nimumereze ibyo ngibyo byo mu rukiko ibyo ngibyo nifashishije bakimara kubimpa ndavuga ntabwo nahita mbijyana mu rukiko ntabanje kugira ngo ikibazo tukiganire kuko njyewe icyo nshaka ni amafaranga yanjye nta kindi sawa Yongwe ndabifotora ndabimwoherereza kuri WhatsApp ndamubwira nti rero wanze kuza kwitaba uyu munsi nanaguhamagaye kuri telefone wanga kwitaba ariko dore byamaze kugera mu rukiko rukuru mpita ari izo document mpita nzifuwadinga umugore nzifuwadinga na Sandra n'ako kamesaje ako kanya Yongwe ahita ampamagara arambwira ati noneho wowe ati ejo saa munani uzaze kundeba ati tuvugane ati abandi bose twarabishyuye ni wowe wenyine usigaye ndavuga nta kibazo ndazi nagiyeyo arambwira ngo nari nzi ko uyu munsi amafaranga yawe ndaranyaguhaye ati ariko rwose ati mbabarira amafaranga yawe nayabuze ati hari akabazo kabayemo ibyo badusabye gukemura n'ubu ngubu ngiye gusubirayo ati ntabwo birakunda ati ariko nyihanganira umbabarire umpereze iminsi 7 ndamubwira ariko se iminsi 7 usabye n'ubundi ko wambwiraga ngo ejo ngo icyumweru ngo ejo bundi bigahora gutyo ambwira nti nzabibara nabibonye niko sicyo nuko amafaranga yanjye nzayabona ariko iyo minsi 7 yego ndayiguhaye kuko n'ubundi nta cyizere cy'uko ntiyatahanye ariko ubwo nyine iyo minsi 7 nirangira tuzareba igikurikiraho iyo minsi 7 narayimuhaye irarangira mwaje kubona ibyatwise oswakinga bitwistinga ubwiza burandika ibintu nk'ibyo rero mfite umunyamategeko hari umwavoka nashatse nawe agerageza kubifashamo kugira ngo aduhuze na Yongwe abe yatwishyura bakajya banakominikana na Yongwe akamubeshya akamubwira ati itariki nzayaguha 5 ejo bundi hagera akamubwira ati ntayabonetse kuri finale niho yamwihoreye aramwatira mbese ko nta cyo kutubwira bimeze bite aramihora ku cyo gihe nta kintu Yongwe twigeze twongera kuvugana nawe urumva rero nta handi hantu nigeze njya kurega inzira birimo ubu ni urukiko kuko niho banyohereje ngombwa kujya
kuvuga ngo muri RIB ntabwo nari gusubira muri RIB. Noneho Joseline, ni ukuvuga ngo biriya afungiwe ntaho bihuriye n'ibyawe? Biriya afungiwe ntaho bihuriye n'ibyanyu. Arumva ko abantu bari babyitiranyije. Bari kubyitiranya ariko ntabwo ariko bimeze. Nge ntaho mpuriye n'iriya kesi. Abantu bari kuvuga ngo umugore wafungishije Apotre Yongwe. Cyane rwose ntabwo ndimo. Sabwo nuko ntacyo ukomeze kwihangana, ubwo wenda ubwo biri hariya wenda ndakeka ko ariko numva ikindi kibazo nibajije. Yego. Ukuntu banzanye muri iriya kesi nyuma y'uko babonye ko afunzwe. Ese icyo gihe ibitangazamakuru byandikaga Oswakimu batekiye ko nta gitangazamakuru kindi nigeze mbona kimpamagara ngo kimbaze kuri biriya bintu, bakaba bampamagaye nyuma y'aho Yongwe bamufungiye. RIB nta kintu irakubaza? RIB nta kintu yari yambaza. Nta kintu RIB yari yambaza rwose. Ubwo nyine urumva ko hari ibyo bizuye ibyo ari byo byose. Ariko ntacyo byo ndumva wenda icyo tuba dushaka ni amakuru y'ukuri. Urumva ko bisobanuye neza, ariko buranzana kuzana kuri kamera. Ntabwo cyashoboka. Muri gufata amafoto yanjye mukayakoresha, ahubwo namwe ndabareka. Amaye. Namwe ndabareka. Nose ni gute muri gukoresha amafoto yanjye mukansabye uburenganzira? Mushiki wanjye. Yesu ashimye. Samu. Babarira nawe ibyo bintu tubireke. Aho muriye n'iriya kesi ya Yongwe. Yego, urumva ko ubisobanuye. Hari abandi bari baguhamagaye babikubaza? Ubu nta nundi nongera no kwitaba noneho. Urakoze cyane kubisobanura, Imana iguhe umugisha. Reka nkubwire rero uyu mukobwa 90% ibintu avuze byose sibyo. Kubera iki? Ntabwo ari byo. Kuko ngewe mfite amakuru y'indani kandi abantu ndizera ko ibyo nagiye mvuga mbere mwagiye mubyumva. Hari ibyo agiye avuga bijya gusa n'ibyo nababwiye. Rero mu makuru mfite yo mu gikari ibyo avuze by'ibihumbi 700 sibyo. Kubera iki? Ari byo. Kuko ngewe mu makuru mfite nuko hari imodoka ngo baguze. Urimo urabyumva? Oya, ubwo ntago ari uyu. Urumva reka tuyobora abantu neza kara. Reka nkwereke. Nimba uzi ko nkubeshya, njye amakuru nayakuye ku isoko. Keretse nimba ari umuntu wo kwa Yongwe wenda babwiye bati uvuga ibi nibi. Sibyo? Reka nje nose umvishe tutaziranye se. Waretse nkabigusobanura neza ukuntu ibintu bimeze. Reka mbanze nyine mbere yuko bisobanura. Wumvishe n'aya majwi y'uyu muntu wo kwa Yongwe. Umvishe ntari mu bantu bamuhuje na Yongwe. Ndabizi nabyo gusobanurira ukareka gukomantinga ibyo avuze nkakubwira ukuri kwabyo. Ngambwira. Uyu mwana Joseline. Unampaye nimero ye kuko mpamagaje ni telefone ntago yanjye yashizemo umuriro by the way. Ye nkiyishyiramo wenda nari guhita mbona nimero ye. Mwishe ko muhamagaye. Nabyumvise ko muhamagaye. Agasanga tuziranye. None wabanje nshanze no abanje kumbwira kwanzi ngiye nari ntaye nakurijwe rye neza. Uriya mwana yakoraga muri operation room. Yari umutekinisiye. None nabizi neza, none abikora neza. Yaranga abatekinisiye ba televiziyo nyine ni we muntu nyine mwashobora kuba uri kureba televiziyo ni wabaga wihishe inyuma y'ibintu byose bijyanye n'amashusho muri tekinike. Ngira ngo rero ndi mu bantu nuko avuze uwo mugabo wo kwishusho nanjye abantu twamuhuje nande na Yongwe. Ibijyanye n'uburyo yaramurimo amafaranga n'ibiki bo nari mbizi ariko ntago nyambasha kwinjira mu buzima bw'abantu ngewe rwose. Ngo mbe nari kuvuga ngo kubera ko ngo naguhuje na Apotre ngo reka nje mbwira ngo Apotre ngo ishyuriye umuntu mu gihe mba nzi ko nawe yemera ko iryo deni rihari igihe cyose yayamuha. Kuko ngiye numvaga ko iby'uyu mukobwa byanarangiye kuko ntago narimerutse kubyumva nta nubwo nari nzi ko byakorurutse bikajyamwe abanyamategeko n'ibiki byose. Nuvuga ngo kesi y'uyu mukobwa rero
itandukanye n'iyo kese y'umuntu w'imodoka y'ibyo wari uvuze. Ahubwo umva ikibazo gihari. Yego. Ntago gende turi bwemera. Kuko uyu Joseline ni umwana muto. Ndabyumva. Ntago izo diru z'imodoka. Ahubwo itori kintu gihari. Umuntu wamaye amakuru yabaye nkaho ambeshyaho kuko n'amajwi ndayafite abantu bataza kuntukira ubusa ndayafite kugira ndaza kuyakina. Uyu mukobwa ngo niwe muntu watanze ikirego kwa Yongwe. Arega Yongwe. Amurega muri biriya bya sibyo yavuzemo ngo amurega mu turere nimba turisi. Noneho biribu iza kubyinjiramo. Ibyinjiye mu kirego cyari kimaze igihe. Nyuma rero baza kuta muri yombi Yongwe ariko bamutaye muri yombi kubera ikirego cy'uyu mukobwa. Reka nkumvisha amajwi ariko we arimo byinshi ariko ndagira umuntu wabimbwiye muvuge nta banga. Samu uhese yitwa Samu akora kwa Yongwe akora kuri Yongwe TV. Yes, ubu ni Samuel gwe ngabo Samu. Urumva? Samu rero ya makuru amaye. Iki kirego ntago cyuyu mukobwa kiri muri RIB. Nyine umva uko bimeze hano. Wetse umva uko namubajije. Umva. Wetse umva. Ngishije nuri yatwavuganaga. Mwese kari marabihakana mani. Ntabwo byumvikana. Kanze mbere. Asante. Ngewe kode zawe ntabwo zumvikana neza ariko n'amajwi yenda afite hafi ya yose. Mfite n'amajwi menshi. We niwe wabinyibwira. Ntabwo ibyo mvuga ari ibintu napapiriye ko ntabwo najya gupapira ngo nze reka tubanze turebe. Munshakire akavideo ko muvugizi wa RIB. Tukumve. Jerry reka akadushakire. Tukumve. Kumve ibyaha akurikiranyweho. Apotre akurikiranyweho. Harerimana Joseph. Ngiye mu makuru mfite. Nimba wenda atari uyu mukobwa. Simbizi ubwo yayobeje uburari. Ubwo nukuvuga ngo ngiye mu makuru mfite. Yongwe ni umuntu baguze imodoka. Iyo modoka ntiyayimuhera amafaranga yose yamwishyuye igice. Yamwishyuye amafaranga make menshi asigaramo make. Bagura n'ikibanza. Bagura ikibanza kitari kimwe nasigaramo amafaranga. Rero uburyo yewe uyu muntu nabashije agahita mpereza nimero y'uyu muntu ngo ari mu dufaranga 700. Ntago 700 ari byo Yongwe nk'umuntu w'umustar yabura ngo atange. Ngiye amafaranga nzi neza yuko Yongwe arimo uwo muntu. Arenga amafaranga arenga miliyoni 10. Ariko no mu bintu by'uyu mukobwa nta bintu bikomeye bishobora gufungisha amafaranga 700. 700 n'udufaranga duke. Ahubwo kuki we yambeshye. Icya kabiri ntabwo umuntu wemera ideni bamufunga. Bakubwira ukandika iyo mwagiye mu buyobozi ukandika igihe ntarengwa. Cyakoze icyo gihe cyazagera nibwo bajya bashobora kuba babifatira indi myanzuro. Ariko kuvuga ngo 700 ngo by'uyu mukobwa nicyo kintu afungiwe. Turabizi neza abantu bakora televiziyo twagiye tuzikoraho radio twazikoze ibinyamakuru ibitangazamakuru twabihamagara mu kiganiro live. Uhamagara nde? Uwo mutipe wambwiye ibyo bintu tubimubaze neza abisobanurira abantu. Nta kibazo. Reka muhamagare. Nta radio nta televiziyo rimwe na rimwe usanga ibitangazamakuru rimwe na rimwe bimaze n'amezi 3 angahe bidahemba abakozi. Ibyo rero ntabwo ari ikibazo cyaba gikomeye gishobora gutuma umukozi kereka nimba ubwa mbere yarakoze mu itangazamakuru ibyo yabigira intambara. Ariko twagiye dukora ahantu tukamara n'amezi 4 ku maradiyo kandi akomeye batari baduhemba ariko bakaduhemba. Rero mu gihe umukoresha yemera ko azagwa amafaranga mu gihe runaka nawe yayabonye mbona atari ikibazo gikomeye cyane. Singuwo uhita banamu nicinze kuya. Reka nkwe nimero y'umuhamagare. Ushaka kujya ndimo ndashaka kumubaza. Reka nkwe nimero y'umuhamagare. Ariko kutinya abantu bitebye. Oya nagaruka ese kubona atayifata. Ufite ubwoba reka tuyihe Jerry. Yayifashe? Allo? Oya ntabwo yifashe mwe.
Karabo nihamagara rye none Jerry mumamagarire mwana mumamagarire uyu muntu mumamagarire we tumubaze kugira ngo asobanure ibintu nzi kuko ngewe icyo nzi neza no kara reka tubifate gutya amakuru nabahaye reka tubifate gutya uyu Joseline ikirego cye kiri ku ruhande gitandukanye ni ibintu byafungishije Apotre abantu reba bareke kubyuriraho baza kuvuga ibintu byinshi cyane ni umuvuga ngo kuba ikigo Yongwe TV ni kampani televiziyo yinjiza kubera ko yabonye abamamaza n'ibiki rimwe na rimwe hari igihe hazamo crise muri business yari yo yose ishobora kuzamo crise mu gihe muri gushaka izindi strategy zo gukora hakaba hari uburyo abakozi babona facilitation ituma akazi gakomeza ariko wenda amafaranga ajyanye n'umushahara wenda bakamara nk'amezi 2 batarayabona ibyo ntago ari ikibazo Joseline rero kubera kuba Apotre murimo amafaranga ntabwo ari igitangaza si n'ibintu byo kuvuga ngo ibyo byo ni ibintu bisanzwe nibiki ahubwo reka turebe kuba murimo amafaranga yemera kumwishyura cyangwa ngo reka duhamagare ngo umuntu wahaye ngo karaba makuru ya nyayo Samson Samuel ubwo ni sawa nanjye mwita Samu agantumira kuri televiziyo Samson ngewe ikintu nakubwira azi ubwenge umva ikintu nakubwira Sam agakunda amazina yewe ni nawe muntu wampaye ayo makuru yambwiye ati wowe bitware gutya ariko biramutse atari byo hano harimo ikindi kintu tutari twamenya kiri buvumbuke mano reka nkwereke bari abantu nahamagaye nibo bantu bigerera kuri Yongwe neza indani nibo bantu baba bafite amakuru ye y'indani kuko uyu nguyu ni nawe director wa televiziyo uwo nguwo inde muntu ayo makuru ya Yongwe ubuvuga nawe ndabizi ko muri inshuti ahishe nayaki ndabizi ko muri oya ngewe icyo nkubwira bibaye atari ibyo ngibyo abantu bategereza ibiri kuko ngewe icyo mbibwiriye nuko ariko nanjye ndahamya neza ko ni arazira imodoka n'ikibanza none se cyangwa se ibibanza ntabwo nimba ziri imodoka biri kuri uyu mukobwa ubwo nimba atari byo wenda undi bamutsinze bamuhishe ariko niyo makuru nge mbahaye yanyayo ubwo nundi kuko nukuvuga ngo ibintu bya Joseline umuntu wese ubyumvishe neza ukuntu bimeze ntago harimo ibintu by'ubweskoro gusa nanone kugira abantu bataza kujya mu rujijo Yongwe abo bantu yagendaga bishyura amafaranga akenda kuyarangiza yagiye uwo muntu yamusigayemo make ariko ku modoka yamusigayemo make n'ikibanza yamusigayemo make ndimo nakoresha ikibanza kimwe ariko ubwo ngewe umuntu wamaye amakuru yambwiye ko uyu muntu yambwiye ko ari ibibanza birenga kimwe urumva yari yarinje no muri gahunda yo kugurisha ibibanza harya reka buretse tujye inama tubanze twumve neza iyo bavuze ngo umuntu yeskorotse ngira ngo niyo mvugo uburiganya ubushukanyi kweskoroka ngira ngo ni ijambo riri mu gifaransa ariko yego buretse twumve Thierry uburyo yabivuze Joseph uzwi ku izina rya Yongwe akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi arimo aravuga neza ariko Thierry kibazo ni network kwa ngiye ibintu mbabwira ni nabyo Yongwe azaza akivugira nabishaka reka dukoreshe telefone kandi nigererayo ese ndakubeshya ikintu cyo kimwe gihari kweskoroka kweskoroka ni nka kwa kuntu ushobora kubeshya umuntu cyangwa se kubwira umuntu we yamubwiraga ko azamwishyura igihe kiniki kugira ngo ideni rirangire bikagira nyine Yongwe akamubeshya nako Yongwe ikintu afungisha ikintu gitumye afungwa habayemo akantu ko kubeshya pe nibyo bintu byabaye ababishaka bambwire tujye kwa Murangira Thierry abidusobanurire neza ko yagiye anabivuga ubundi icyo atavuze niki mwaka wa 2023 Libu yafunze Pastor Elimana Joseph uzwi ku izina rya Yongwe akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka escroquerie mu rurimi rw'igifaransa afungiye kuri station ya Libu ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwa n'itegeko igihano giteganyijwe kuri iki cyaha kigaragara mu ngingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange reka tube turekeyeho urumva rero
ati ikintu bita kwesikoroka wumvishe uyu mukobwa uri kurega 700,000 ukumva n'uburyo ibintu byagenze harimo ubwesikoro kwihesha ikintu cy'undi harimo kwesikoroka ariko icyo mbabwiye abantu mwijya hirya mugume hafi aho kuri ibyo bintu mbabwiye niko kuri ngira ngo Joseline nyirubwite waravuze ngo kuko nta bantu ahuriye ntarajyana ikirego muri RIB kereka nimba ziriya nzego yitabaje arizo zishobora kuba zarashyikirije RIB ikirego cy'uyu mukobwa ngewe nuko wenda habaho ibintu byo kwibaza ibyahehe n'ibyahehe ngiye mu makuru mfite yanjye nka Patrick Karabukimana ngiye kubikubwira kandi uzasanga ari byo mu makuru mfite nuko mu byafungishije Yongwe harimo yafungishijwe na dosiye y'uyu mukobwa uyu nguyu tumaze kuvugana Joseline ahubwo wenda uyu Sam ibintu yambwiye by'imodoka ushobora ko yabimbwiye agira ngo ayobye uburari ariko mu bintu byamufungishije uyu mukobwa niwe wamuripotinze ku kimwe murimo muratsinda ibintu si umunyamakuru sinabyo nimba yara muri potinze rero urumva ko harimo Joseline 700,000 bibura 700,000 bibura none se aramutse yishyuwe ubwo no kuvuga ngo Harerimana Joseph yatanagurwaho icyaha hagati rumva mbabwira ibintu ahantu abantu bagiye gushakira amakuru hagati y'uyu mukobwa hagati ya Yongwe n'ubundi muntu umwe tutaramenya ariho mushakira amakuru ariko mushakira amakuru mu bintu by'ubwambuzi ntago biri mu maturo oya uyu mukobwa nawe uburyo arimo arabivuga ntago gena nabyumvise ko yabivuze neza ntago yagiye bivuga neza hari ibintu byinshi yagiye atsimba cyangwa se atsinda yanga kuvuga ntago ibi bintu byumva nk'ukuri kuko ngiye mu makuru none se uyu mutipe yambeshye kugira ngo byunguke iki ko gena maze iminsi 2 muhamagara umunsi umwe muhamagara urumva maze umunsi uhamagaye wa mujya uyu muhungu naramuhamagaye nabwiye ni amakuru mpayiya nyayo njya kuvuga na yaye ko mbizi ko inshuti na Yongwe arambwiye ati dore bimeze gutya we yari yambwiye ati uyu mutipe aracyakora se arahakora nubu ashobora kuba tumamagara mu kiganiro urumva ahubwo kuki bose barimo kuducanga bariko ngewe ntago nzi ikibazo reka mpamagara undi muhamagare twumve tuye dukora ibintu birikiriye dusobanura ibintu nimusanga atari ikibanza n'imodoka nimuzongeye kumva ubusesenguzi bwanjye kirisi barambeye uyu ni umunyamakuru ngira ngo yakoraga kuri Yongwe TV ubu ambaye Imana ifasha nyitabe kuko impamvu nari mvuze ngo kumuhamagara uyu munyamakuru numwe urumva mu bantu bakoze Ega ndumva hariya uyu Joseline nawe akihakora urumva ko mu bantu bahakoze kiriya gihe ibyo ari byo byose harimo abantu bazi case y'uyu mukobwa kuko nimba ibyo ari byose barabaga mu kigo kimwe bazi neza ibintu bishobora kuba byarabaye situation uburyo ari imeze ntiyanabuze wenda bagisha inama D'Antoni oya tutarinze gutinda kuri abo aba ari uwo mukobwa bamufungishije cyangwa se aba ari undi muntu ariko mu bintu nabwira abantu ikintu cyafungishije Yongwe harimo imodoka harimo n'ibibanza abantu batagira ngo wenda ni ibintu by'udufaranga tw'amafuti nk'utwo uwo mukobwa avuze 700,000 oya gusa kuko ayo mafaranga ntago Apotre Yongwe wakirirwa ujya kuyamufungira wenda ashobora kubura uburyo akwishyura ku mpamvu runaka yewe uyu munyamakuru uyu mutipe wambwiye ibi bintu yageze aho nyuma arampamagara arambwira ngo ariko ngayo makuru ngo ntuze kuyatangaza nyuma nibwo ngiye kumamagara arambwira ndamubaza se uwo muntu Yongwe arazira iki ngo ni ibibanza ngo ni imodoka ariko kumva akambwira hari ibindi bintu adahita ashaka kumbwira ako se ari ushoboka ko bari abanyamakuru bahari baba bazi diru za Yongwe oya kandi uwo nguwo ari we manager wahariye cyane kare Apotre uramuzi Apotre Yongwe ndamuzi nose wibwiye ko
diruzi abanyamakuru baba bazizi kandi njyewe uwo muntu uyu munyamakuru n'amajwi rega ndafite nuko ntibukani ntabyo no gufindafinda umva we yambwiye yuko n'uwamufungishije uwo muntu nyine yavugaga wamufungishije ari we uwo munyamakuru ari we uri muri procedure zo kugira ngo ayigishe uwo muntu amufungishije bafungure yo uwo munyamakuru yaguhaye fake news niwe waguhaye nimero y'uyu mukobwa niwe wayimana wese ubu nari urumva ko uwo munyamakuru nta makuru afite impamvu nta makuru afite reka tujye dusobanura ibintu neza uyu mwana w'umukobwa nta deal z'imodoka cyangwa se ibibanza yigeze akinana na Apotre Yongwe uretse ko yamukoreye akaba avuga ko hari amafaranga atamuhaye ariyo yishyuza kandi akavuga ko ikirego cye ntabwo yigeze agitanga direct ku rwego rw'ubugenzacyaha ariko RIB. Ngira ngo rero ibi bintu abantu banabyumve neza be clear. Uyu mwana w'umukobwa nimba nyir'ubwite we amaze kudusobanurira neza ngeze n'amahirwe nsanze tuziranye ni umushuti wanjye yenda nanageze n'uruhare kugira ngo ahure na Yongwe nabigezemo uruhare runini. Uyu mwana w'umukobwa rero we nyir'ubwite nimba yicara akagusobanurira akakubwira ati njyewe ntabwo ikintu cya mbere ndi gusaba Apotre Yongwe namwishyuje amafaranga yanjye nakoreye ajya kugera ku 700 nta nubwo byuzuye neza ko ngo biraburaho 3,000. Nimba uwo munyamakuru yakubwiye ko harimo deal z'ibibanza n'imodoka yarangiza akabwira atereka ngo uwo muntu bamufungishije ku modoka baguze n'ibibanza akaguha nimero ya Joseline yari umukoresha yego akaguha nimero ya Joseline yari umukozi yari umutekinisiye kwa Yongwe yabaga muri operation room urumva uwo muntu afite amakuru Samsoni nta habari afite kuri ibi bintu ariko suko wenda ibi bintu atabifite amakuru cyangwa se reka twumve ko duspose katana yafite haracyari mu runtu kuko urumva nimba uyu mukobwa yara muri potinze nta hantu dushobora guhakana yuko iyi report atariyo banagendeyo bamuta muri yombi kubera iki none se we niya muri potinze nyine na mukobwa ahubwo abari ngiye nari mfite mbere numije ko umukobwa ashobora kuba yari yaragiye mu miryango ngo by'abagenza umurimo nimba abashinzwe umurimo abagenza umurimo ahubwo numvaga ko ashobora kuba yaragiye urabona igitsina gore gifite imiryango myinshi kivugira bitewe n'uburyo n'amateka twagiye tunyuramo ya kera abagore bahezwa bakandamizwa ibifite gatora bizi urenganyije umugore mu kintu cyaricyo cyose haba hari imiryango ibigomba kuzamura ijwi ikavugira umuntu w'umugore n'umukobwa rero nigeze kumva ko ashaka kuba yari sunze bamwe muri abo bantu murabizi ko imiryango ni myinshi wowe urabizi nk'ubu ngira ngo abafite ubumuga bafite imiryango irenga 40 hari yibumbiye muri ntuza muri Nidoru hari n'indi tabamo ariko iyo yose iri muri Picaresi hari ariko iyo yose ikora iki ikora ubuvugizi abafite ubumuga ngira ngo rero n'abagore hari imiryango myinshi ibakora ubuvugizi za handicap hari uwo yaapproachinze rero umvishe ko hari n'abandi yaapproachinze bashinzwe umurimo bishyuriza abantu banze kwishyurwa hari nabo bamuhaye ayo mabaruwa yose amuhamagaza kwitaba akaza akayasinya ntajyeyo urumva ko uno mukobwa bisobanuye neza ahubwo bitandukanye n'ibyo bintu by'imodoka ariko abantu ibi bintu bareke kubifata uko bitari ibi bintu ngira ngo kuva biri mu maboko y'ubugenzacyaha baracyari kubikurikirana ni ukuvuga ngo dosiye nimara gushyikirizwa ubushinjacyaha hazakorwa iki hazakorwa kuburana ejo n'ejo bundi umusaza yagaruka ibintu bikarangira reka nkwereke kugira ngo dukure abantu mu rujijo gahunda ihari Yongwe nawe azabyivugira ndabizi ntago azamara igihe harimo gahunda y'imodoka n'ibibanza reka tureke wenda uriya mukobwa Joseline ariko gahunda nahizingiye kuko nuriya mutipe nibyo yahereyeho ambwira mbere yabimbwiye reka nshaka amajwi isa inyihanganire mbabarira nyashyire hanze kugira ngo abantu baze kuva muri kuko abimbwira bino yampaye nimero za Joseline nyuma kuko yumvishe ko ndi bubitangaze ariko mu makuru mfite ya nyayo nuko mu byo ngo yazize harimo imodoka n'ibibanza
reka tubyihorere ibyo bintu bya kuyaplaying tubyihorere nta kibazo ngira ngo ibyo ubwiye abantu ko yari yambwiye ati ntuze no kubikina ariko ugiye kubera ko nshaka gukura abantu mu rujijo ni ibyo ngibyo naho bizingiye karangira ngo wenda ibyo byose birasobanutse kuba tubashije kuganiriza n'umukobwa reka ibyo byose twe dushimira abantu iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro turakora na part 2 ya kabiri ariyo wenda iri buze kuza ku bindi iki gice cya mbere reka tube tukirekeye hano gusa ikintu twabwira abantu bahumure Yongwe ntago arajya mu bushinzacyaha ari mu bugenzacyaha ntago rero ibyaha biramuhama kandi ikindi Yongwe n'umuntu w'umugabo abantu mukunda Yongwe muhumure igihe gitaragaruka kuko bamusengereye mureke abantu bose bamwicariye Yongwe oya kumwicarira ntago ari byiza gusa iki impamvu tuzanye mu bwina abantu bakagira ngo hari ikindi ni ukugira ngo duhumurize abantu bakunda Yongwe tubabwire ko nta byacitse bihari hari abantu ushobora kugira ngo rega bagiye kumukatira imyaka 10 na 30 gutyo nta kindi kintu yakoze kirenze nta viole yakoze naki ibyo ngibyo ni ibintu by'umuntu harimo amafaranga atamwishyuye ku byo baguze hagati y'imodoka n'ibibanza so nagenda akemera kugira bimwe agurisha akamwishyura cyangwa se nimba nafite kuri konte ibintu birahita birangira baramufungura ndumva rero mwashyira umutima hamwe RIB nayo irimo irakora ibyo ishinzwe kandi nayo irimo irakora ibintu byiza kuko burya tubiro abayobozi babiro kugira ngo badufashe so rero ndumva ari uko twasoza gahunda abantu mukunda Yongwe muhumura aragaruka kandi abanzi be mureke kubyinira ku rukoma Yongwe aragaruka vuba